Yesu ashimwe bene data, dushimiye Imana kubw'uno munsi tugejeje uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima, dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ikomeza kutwitaho, igakomeza kuturinda, kuba turi bazima ni umugisha. Nkunda kubivuga cyane, abazima nibo bashima, abavuye mu mubiri ntibashobora gushima, kandi abazima nitwe tubona imigisha. Kuba turiho ni umugisha w'Imana, n'ibyo ukeneye ku Mana nabyo izabiguha, ariko icya mbere ni ugushima umugisha Imana yaguhaye. Ndabashimiye mwebwe mwese dukomeza kubana mu ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga, njye mugiye kubana na Gandashyaka Robert, ariko nakwibutsaga ujye ukora like, ujye muri comment utwandikire. Mureke dutangire dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu ko tugejeje uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimira ko waturinze, turagushimira ko wakomeje kutwitaho. Ishimwe ni iryawe, icyubahiro cyose ni icyawe. Nyagasani Imana yacu, turagusabye ngo ubanze twese dutunganye, utubabarire ibyaha byacu, tubabarire n'ibicumuro byacu. Nyagasani Imana yacu, utweze dutunganye kuko uri uwera kandi ubana n'abera. Niyo mpamvu tugusabye Nyagasani Imana yacu ngo uzubane natwe, utangire natwe uze gusuzanya natwe mu gihe gikwiriye. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, amen. Bene data, rero tugiye kuganira ku ijambo. Ni igihe Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa be, ariko Yesu Kristo bamusiga ari gusenga ku musozi, ariko abigishwa be bagiye mu bwato, umuraba urabafata, umuhengeri uraza, bisanga bageze mu gihe cy'amage. Mureke tubanze dusome ni muri Mariko ibice 6, turahera ku murongo wa 47 tuze gusoreza kuri 52. Aravuga ngo bumwiriraho ubwato bumaze kugenda mu nyanja, umuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugana kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko, aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka, kuko bose bari bamubonye bagakuka umutima. Aherako arababwira ati, nimuhumure, ni njye, mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato bari barimo, umuyaga uratuza, barumirwa cyane. Haleluya. Nanjye nje kukubwira ngo ubwato uri kugendamo, ubwato reka tubufate nk'ubuzima bwawe, ariko ndakubwiye ngo mu gihe cyose ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, Yesu Kristo ari muri ubwo bwato. Yesu Kristo ari hafi yawe, nubwo ubona imiraba ari myinshi, nubwo ubona ibigerageza ari byinshi, ariko Yesu Kristo ari ku ruhande. Yesu Kristo ibyo bibazo uri gucamo ntacyo byagutwara, ibyo bibazo ntago bizaguhitana, ahubwo ibyo ngibyo ni ubuhamwa bw'ejo. Kuko na bano bigishwa ba Yesu Kristo babonye ko bikomeye, babonye ko bageze ahantu bikomeye. Ntago bari bazi ko Yesu Kristo ashobora gutegeka umuyaga n'inyanja, ntibari barigeze babona abikora, ariko igihe cyose bagendaniye nawe bari barabonye ibitangaza byinshi, ariko ntibari bazi yuko n'amazi amwumvira, ntago bari bazi yuko n'umuyaga umwumvira, ntago bari babizi, kuko ntibari barigeze babona abikora. Ariko Yesu Kristo bageze mu gihe cy'amage, babona aho ubuzima bwabo burangiye, babona ko ibintu byose bicitse, Yesu Kristo nicyo gihe yabonekeye, nicyo gihe yaje. Wibuke ko bano ba Petero, ba Yohana na ba Yakobo bari abarobyi bakomeye, bari abantu bazi gutwara amato, bari abantu ubuzima bwabo bwose bahoraga mu mazi, bari bazi ibintu by'amazi. Wumve bakozeho, baragerageje biranga, barirwaniriye biranga, ariko Yesu Kristo ahageze, umuyaga, amazi biramwumvira, byose biratuza. Haleluya. Natwe ibibazo turimo, hari byinshi twirwanirira, hari n'ibyinshi dusanzwe dukora, dusanzwe twara tuzi ko tubibashije, ariko ukageraho ukabona rwose biranze, ukabona ubuzima buranze. Urugero, ushobora gusanga uzi gukora ikintu neza, urugero uri umwubatsi, ugashaka kubaka, ariko inzu ukayigeza ahantu ukabona biranze, ukabona amafaranga arabuze, kandi warayitangiye ufite na proje nziza, hari n'izindi bigeze kubaka, ariko ukabona iyo ngiyo uri kubaka biranze, ukabona ubushobozi burabuze, ubuze mu mwanya muto. Rero ariko Yesu Kristo ujye umenya ngo ari hafi yawe. Yesu Kristo ujye umenya yuko ari bugufi bwawe. Haleluya. Ujye umenya ko ari bugufi bwawe, yiteguye kugukiza, yiteguye kukubera umurengezi, uko wamwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Haleluya. Iyo wemeye Yesu Kristo n'umukiza w'ubuzima bwawe, Yesu Kristo igihe cyose aba ari hafi kugukiza, aba ari hafi yo gutegeka. Igihe cyose aragutegekera, igihe cyose arategeka. Hano yaje ategeka ngo, ariko ngo yinjiye mu bwato bwabo, akinjiramo bwose biratuza, amazi aratuza, umuyaga uratuza, kuko haje nyiribihe, haje uwabiremye byose, ibiriho byose byaremwe nawe. Ibyo ngibyo byavuye mu ijambo rye, yaravugaga bikaba. Ese uwo nguwo yageze aho byigaragambije gutuza ntibigomba gutuza? Bigomba gutuza, kuko niwe nyiribihe,
niwe nyirishobora byose, niwe byose. Haleluya. Niwe nyiribihe, niwe nyirishobora byose. Rero Yesu Kristo aho yageze biba amahoro. Yesu Kristo aho yageze abantu baratuza. Yesu Kristo aho yageze ntacya guhungabanya. Wowe icyo musabye nuko mubaza ngo ese Yesu Kristo uracyamufite? Ese Yesu Kristo niwe utabaza ugeze mu makuba? Kuko ijambo turi kuganiraho riri kuvuga ngo Yesu Kristo aze mu bwato bwawe, aze mu buzima bwawe, ari we ugenga ubuzima bwawe, aba ari umurengezi w'ubuzima bwawe mwene data. Kuko ni byinshi muri ino si twebwe nk'abana b'abantu tubona tukabura ntitubasha gukora iki? Kubikontorora. Reka dufate nk'urugero turebye aho isi igeze mu bihe bikomeye, isi igeze mu bihe tutabasha kubona, kuko isi iri kwihuta ku muvuduko muremure, iri kuzana ibintu byinshi, iri kuzana ibibazo byinshi, ibiciro biri kwiyongera, ubuzima buri guhenda, turi kumva amakuru tukavuga ati ese hano hantu tuzahaba, ese muri uno mujyi nzawubamo, ese muri kino gihugu nzakibamo, ese ko mbona ubuzima bukomeye, ese nzabigenza ute? Ibyo byose bireba kuko ufite umurengezi w'ubuzima bwawe, ufite nyiribihe, ufite ushoboye byose. Aho ngaho ubona ko utazaba, aho ngaho niho ugomba gukirira, kuko ijambo ryambwiye ngo Yesu Kristo, Imana yafashe umugisha yose y'ubumana ibibumbira muri Yesu Kristo ngo iramuduha. Ese Imana yaduhaye Yesu Kristo imuduhana n'umugisha yose yo mu isi yose y'ubumana. Dukwiye kubaho neza, dukwiye kubaho nta kiduteye ubwoba, dukwiye kubaho isi tuyigenga. Isi ntitugenge, isi ntidutwaze igitugu, oya, ahubwo tuyoborwe na Kristo. Yesu Kristo ari we umurengezi w'ubuzima bwacu. Ahubwo wowe icyo nakubaza ngo wamaze kumwakira, wamaze kumugira umurengezi w'ubuzima bwawe, wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Icyambabaza nuko utaba warakamwakira, ariko waramwakiriye. Nabwo nje kukubwira ngo wikurwe umutima n'ibyo ubona, wikurwe umutima n'ibyo wumva. Ibyo ngibyo ni imihengeri, ibyo ngibyo ni imiyaga bituma ushaka gutakaza ukwizera. Uko igihe cyose ugize ubwoba, ukwizera kuragabanuka. Igihe cyose ufite gushidikanya, ubwoba kwizera kuragabanuka. Kuratangira ukibaza ngo ejo nzabaho nte? Sinje kukubwira ngo ejo uzabaho ute. Ufite ugenga ubuzima, ufite ubuzima bwawe mu ntoki bwose, kuko aje kukubwira ngo gihumura. N'abano bigishwa akibagira arababwiye ngo muhumure, nawe nje kukubwira ngo humura, kuko Yesu Kristo ari iki? Aje mu bwato bwawe, aje mu buzima bwawe, aje kubugenga. Wewe wabonaga ubwiyoborera, ukabona bigezeho bigushoboye. Manika amaboko umubwire ngo ngwino ube umurengezi w'ubuzima bwanjye, ngwino ubuyobore, ngwino ubutegeke, ngwino ubugenge. Niwe mbishyize mu maboko. Ushyire ubuzima bwawe mu maboko, ubuzima bwawe bushyire mu maboko bwa Yesu Kristo. Ari we ugenga ubuzima bwawe, ari we ubutegeka. Twebwe ntidushoboye, ariko Yesu Kristo ashoboye byose. Yesu Kristo yiteguye kuturwanirira. Haleluya. Kuko n'ubundi iki ngiki bwari ubwa mbere bamubonye agenza amaguru hejuru y'inyanja. Hari n'ubundi nanone bari bari kumwe mu bwato, umuhengeri uraza, ariko ubwo noneho bahise bakora iki? Bahise bamutabaza, kuko bari baramenye yuko byose bikora iki? Byose bimwumvira. Haleluya. Bari babizi ko byose bimwumvira, kuko ubu ngubu bwari ubwa kabiri abagiye aje n'amaguru. Hari n'ubundi bwa mbere bari kumwe mu bwato, ariko arabicecekesha. Bari bazi ko ashoboye byose. Yesu Kristo ashoboye byose. Nawe urebye mu buzima bwawe, aho wamwemereye, hari byinshi yagiye ahagarika, hari byinshi yagiye akugirira neza, hari indwara yagiye agukiza, hari ubuzima yatuvanyemo. Haleluya. N'ubuzima bw'ibyaha yatuvanyemo. Bene data, buri wese agiye avuga amateka aho Yesu Kristo yagiye atuvana ahantu kure, yagiye atuvana mu bibi byinshi, yagiye atuvana mu byari bitukukarije byagombaga kutwica, ariko Yesu Kristo aradukiza. Yesu Kristo aduha ubuzima, Yesu Kristo aduha ubugingo buhoraho. Haleluya. Aduhindura abana b'Imana. Yabashije gukora ibyo n'ibindi zabikora. Ndabashimiye rero bene data, Imana igikomeza ibahe umugisha. Icyo mbasaba, dukomeze twihambire ku Mana, Yesu Kristo tumugire umutabazi wacu, kuko ijambo riratubwira ngo abamwemeye nk'umwami n'ugukiza n'ubuzima bwabo, nta kizagira icyo kibatwara, nta kizagira icyo kiduhungabanya. Wowe icyambere mwemere, umwizere, ubuzima bwawe bwose ubumwegurire, umubwire ati Mana, Kristo sinshoboye, muhaye ubuzima bwanjye, ububere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ari wowe ubuyobora, ari wowe ubugenga. Nawe utaramwakira, ushaka abakozi b'Imana wature, numara kwatura ushaka itorero rikurere, kugira ngo ukomeze ukurire mu biganza by'Uwiteka. Yesu Kristo akomeze akubere fasha. Ndabashimiye mwebwe mwese dukomeza kubana muri rino jambo ry'Imana. Imana igikomeza ibahe umugisha, Imana ikomeze ibiyereke, kandi ndabasabira ngo Kristo aze mu buzima bwacu, ari we uza ubumusare, ari we uza wiyoborere, ari we ubwato urimo ubuzima bwawe, ari we ubugenga. Ntibugengwe nawe, ahubwo
bugengwe nawe. Ibyo dufite hari indirimbo mu gitabo ivuga ngo ibyo mfite byose n'ibyo ntunze byose ni iby'uwo Mwami, ngo ibyo mfite nanjye ubwanjye, ibyo dufite byose natwe ubwacu tubiharire Yesu Kristo, ari we ubigenga, ari we ubiyobora. Aho twebwe kwiyobora kuko twakwibora ntitwabishobora, ariko iyo tuyobowe na nyir'ibihe uzi byose, uzi ubuzima bwacu, ufite icyo atwifuzaho, azatugeza kure. Nta mihengeri izagira icyo dutwara, nubwo iyo mihengeri yaza ntizatwica, ahubwo tuzayikuramo ubuhamya bw'ejo. Mwene data, Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ikomeze ibishimire. Mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, ndagushimiye ndaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye Nyagasani Imana yacu, ukomeza kutugaburira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ryahozeho na n'ubu rizahoraho, ntirizigera rivaho, ngo iby'isi byose bizashira, ariko ijambo ryawe rizahoraho, ko ijambo niryo ryaremye byose. Reka Kristo ukomeze ube mu buzima bwacu, reka uze ube umusare w'ubuzima bwacu, reka uze mu bwato bwacu, ari wowe ubuyobora, ari wowe ubugenga. Imiraba byose n'ibitwugarije byose bicecekeshe, ahubwo dukomeze tugendere mu ituze ryawe, dukomeze tugende dufite amahoro. Baretse n'uno mwene data wese wabuze amahoro, reka amahoro aze mu buzima bwe, reka ukomeze umubeho, kuko nasomye yuko ijambo ryawe bivuga ngo ubwami bwawe ni ubwami bw'amahoro n'umunezero. Reka unubuze umunezero wongere umuhe umunezero, uno wabonaga iby'isi bimushobeye, wabonaga ubuzima bwanze, reka ubuzima amenye ko butangiye, kuko afite nyiri ubuzima, afite nyiri byose. Yesu Kristo, komeza ubabeho, komeza ubahe umugisha, komeza uwuzuze umunezero wawe, kandi ukomeze ubabeho, bisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen amen. Mukomeze mugire umugisha w'Imana, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom.